Ni abakobwa bagera ku 108 baturutse mu bigo by'amashuri 24 byigisha siyanse kandi bikaba ari intangarugero mu ntara y'Amajyaruguru n'iy'Uburengerazuba. Bizeye ko umwiherero batangiye urimo kubera mu ishuri ry'abacurabwenge muri porogaramu za mudasobwa Rwanda Coding Academy uzababera imbarutso yo kwiyungura ubumenyi. Ikintu ngiye numva nzakuramo ahangaha muri mentorship training ni uguhuza ibibazo dufite muri sosiyete cyangwa se gap ihari muri sosiyete tukayihuza n'ibyo twiga ndetse tukageza gushakira ibisubizo. Rero ni ibintu bisa nkaho abantu benshi batari bumva kuko aha hanze particularly muri Afrika usanga hari umubare mwinshi w'abantu kurusha akazi kari available cyangwa se ibyo gukora bihari. Ndizera neza cyane ko mu myaka iri imbere tuzaba dufite umubare munini w'abakobwa bari kwiga mu siyansi kandi bari no kugerageza gufasha sosiyete ndetse n'igihugu muri rusange kugera ku ntego zayo. By'umwihariko njye bizamfasha kubasha kwireba ubwanjye nkamenya aho imbaraga zanjye ziherereye naho mfite intege nke, nkamenya aho nzongera kandi nkamenya n'ibyo ndi kwiga mu ishuri uko nazabikoresha mu buzima bwo hanze. Abakobwa biga siyanse mu mashuri yisumbuye mu Rwanda bageze ku gipimo cya 48% mu gihe basaza babo wari 52%. Dr. Habimana Fabien ushinzwe ubumenyi, ikoranabuhanga n'ubushakashatsi muri Minisiteri y'Uburezi avuga ko uyu mwiherero utegurirwa abakobwa biga siyanse inshuro 2 mu mwaka bahwitezeho kuzamura iyo mibare ndetse bakarushaho no gukunda siyanse. Abanyeshuri mwabonye ahangaha bose biga mu mashuri ya siyanse benshi kandi baritegura kuziga muri kaminuza. Niyo mpamvu rero dutekereza yuko izi bootcamp n'ibindi bikorwa bitandukanye bidufasha muri iyo sensibilisation kugira ngo tuzabone umubare munini uhagije muri kaminuza. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco Unseco ritangaza ko umubare w'abagore n'abakobwa biga siyanse ukiri hasi kuko ari 20%. Bityo ko intego bafite ari ugukomeza kubazamura ndetse hagahinduka imyigishirize ya siyanse ikajyana n'igihe nk'uko bigarukwaho na Dr. Marie Nyasimi ukuriye Unseco muri Afrika y'Uburasirazuba. Turacyari abakobwa biga siyanse muri Afrika. Icyo turi gukora hano ni ukuganiriza abakobwa bagera ku 100 baturutse mu ntara y'Amajyaruguru n'Uburengerazuba mu Rwanda, bazamurirwa imyumvire kuri siyanse bafashijwemo na bagenzi babo bayize bafite impamyabumenyi z'ikirenga muri engineering n'imibare. Muri Unseco dufite porogaramu zagenewe abiga amasomo ya siyanse aho bahabwa na buruse. Rero dukeneye no guhindura imyigishirize y'amasomo ya siyanse ku banyeshuri. Aya mahugurwa ategurwa ku bufatanye na Unseco na Minisiteri y'Uburezi akaba inshuro 2 mu mwaka ndetse agahabwa n'abarezi abagamije guhuza amasomo ya siyanse biga mu ishuri no kuyabyaza umusaruro. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti kwemeza uburinganire bw'imyigishirize y'ubumenyi bwa digitali ku bagore n'abakobwa. Ari Muhirwa mu karere ka Nyabihu.